cyane kuri no nkumbuye mama pe nkumbuye baba na papa ariko hashize igihe hajya ukwezi ntikurangiye ndabakumbuye byatari oya nibyo mami wawe waje usa n'uwikubise n'ubundi bumva akubabaje asa Kararisa ameze ute mu bitaro Kararisa ararembye ariko ararembye byatari dore Bera ni uheruka se Bera wiriwe mu buriri Bera waje ukareba ko n'imbeho yateye ko icyayi nta cyayi gihari ubundi kiye waryamiye kuva bwacya ntabwo ndakubona muri salo nasohotse simve ku isuku dore mubyara bari kukubaza niba warayivuye gusura Kararisa ameze ate Kararisa icyo ntakigenda cyiwe ameze ntakigenda cyiwe sinaberetse amafoto hagiye we ntabwo nakweretse hoye ameze nabi ameze nabi byatari ubu si umwana azataha umwana wanjye ko ndera agiye kuzapfira mu bitaro bizagenda bite gupfa pe mana yanjye ndumva nta cyizere mfite cy'uko azaba napfa yigendera ibyo si byateye na kariya gakecuru muri mama wawe reka nkubwise ukuri njye ntabwo nyashyigikira amafuti pe mama yakoze amafuti sibyo Imana izihanira we yonyine yagize kumukubita ubuhini amukubita umuhini afata amazi ashyushye amumenaho njye aranyangiye iki njye nakoze iki njye narebaga ukuntu murumuna wanjye ameze nkareba ukuntu noneho umeze na anko bose barimo baratura nk'ikimbwa ihaze umva agahinda karanyishe kavuga ni se ni umuntu ni inyamaswa Marira ndamutiye mushinga Marira ndacyababaye ahubwo njyewe usibye kumwe n'ikintu mumbwiye wambabaje cyane n'uyu uretse ko nyine gusenga ni byiza ariko ubundi buriya mugore wa musaza wanjye uriya muramukazi wanjye Kararisa nazava umva reka nkubwiye mami nyine mumufata uko nanjye se mbw'ubu si mama wanjye si yambyaye aho nyine naramwanze ndavuga ati reka nze niyizire hano ubundi uriya ndeburozi bavuze ariko njyewe cyane cyane nkumbuye dati wanjye batanu ba mbere babaho harimo kabisa afite umugome bigeretse ku bundi agera gufata amazi yabirinduye amumeneho agera gufata umuhina amukubite mu mutwe ariko narumiye cyo koza musaza wanjye niwe uzi gushaka subwo yari yaturaye mumenaho yashyushye ibisebe hano mwami ibisebe urabizi uburyo yagiye mu bitaro ariko niko tumbwira ko wakoze ikintu mu nzu imwe ntumenye uko agikoze kandi ugenda ceceka njye ndi kwiga mfite examen ndi muri machine njye numva indurira abaye nasohotse ngiye kuruza none dukubitana na dadi nawe atashe avuye mu kazi nibyo rero nta makuru yiwe mwana wawe ndagukunda ndabakunda cyane ariko ntabwo mama wawe ntabwo ari mwiza kandi nzagumya gukunda mame ntabyo ntabwo ari byo kubwira umwana ngo nyina si nta kibazo nta kintu gitwaye dadi ndamukumba ariko namuhamagara ambwira ngo araza kuza mwavuganye mame ngiye kamaze ngiye kuri toilet ndaje sawa Bera nasigaye afite umwirata ubuye yagiye hanze nanjye ndafite kugenda ariko njye ntabwo nzamera nka Bera ntabwo nzirata azakujyana se njyana ngiye kwijyana ngiye kujya Canada wabonye akazi se ngiye kugenda aho ntabwo uzajya kumera nk'aba bakobwa bo hanze aho Bera wawe se ko atabaye nk'aba bakobwa bo hanze ariko taramva ibintu bumbwiye oya muzagende mwitonda cyokoze ni chance uzaba ugize wenda ayo mahirwe ntabwo nayakubuza nzagenda afashe dadi wanjye na mami wanjye mbafashe nyine ariko nanjye uzanyibuke ntabwo nakwibagirwa umushahara wa mbere mwese nzawubagabanya nta kibazo ndagukunda cyane bisa ndagukunda nari guta mami na dadi si nkaza hano nanjye ndagukunda cyane ni ukuri tante ndagukunda pe ndagukunda mwisengero z'abaryoha ubwo Bera nkagiye kuri telefone cyayi cyahiye tawari kujya kwa ko cyahiye nyine cyahiye nta kibazo nuko giye bishyire bari bongere mukecuru ngende ndebe kuko ndashaka guhamagara dada akaza kanyura nkataha na libi abandi agiye kunyame hirya bagiye kureba umwe wabo ariko ni ibibazo nyine ubwo ishyaka mbere mukura
neza ibibazo bigashira kandi nanjye ndi hariya mu rugo nawe oya no kwibana ntabwo ari byiza reka ndagufasha tubijyemo inama turebe ko twamucyura akaza mu rugo. muraho Makuru ni karibu ntabwo twaheje. Yego mwiriwe mama teta muraho mama teta amakuru ibintu mbonye ni byo cyangwa ntabwo mwabinkora. Mama teta muraho neza mama teta karabwa cyane muraho neza mwana wa mama teta makuru teta ntabwo mbashaka mweshashiriye dushaka teta nukuri komera mwana komera mama teta nta muntu w'umuryango wanyu n'umwe nshaka igenda biyamiye kutanyumva oya mama teta none se nanjye ibintu mwahoze nanjye se ndimo uragira ko ngenda kwikundira teta mama teta haguruka ratunyisubize mwana wa mama ariko burya genda gukunda muri mukazi wanjye muri wowe mukazi wanjye bose nkunda wowe komera muraho neza mama teta sinashimye ariko nazanye na mama teta na papa teta n'akazi nawe nshaka amaze kumva amabwira abashiki bawe unyanika ku gahinga urambaza icyo wajya ugakurangira undi narimo ndakara buriya ariko ntabwo ari ibyo ntabwo bizongera ngenda bakurangira undi mugore ntabwo mbashaka yewe nzamubyara nzamwiyitira esi mama teta kuri teta wabonye ko kuri we nzamwiyitira izina nta muntu yavuye no mu rugo dutunganya mama teta tuje kugucyura dushaka umwana wacu ntabwo nyibashaka na teta nawe yahise ava mu rugo ufite umwanya w'umugabo urangira nawe yahise ariko burya nkunda wowe mama teta nkunda wowe kandi ndagukunda pe tugomba rero gutahana. Nabwiye papa teta navuga nti ntabwo ugomba kwicara hariya ugomba kujya gucyura mama teta ntabwo ugomba komeza kwibana. Mama teta yahukanye afite inda mama teta urashaka ko azabyarira mu gasozi umwana wacu akaba utagira se kandi afite aho avuka. Niyo mpamvu rero mama teta navuze ngo tuze kugucyura tugashaka ko utagiye kwa mama wawe ntabwo nawe bigaragara ko wari wakoze amafuti utagiye kwa mama aho gukimukira aha niho nashaka kugendana n'ibizigo mwamaye hari itike uzi wamaye se niyo mpamvu numva mwankangutse umugabo wawe yarakaye nawe tubifatiraho ese buriya nyamagarira mama teta we ko twaganiraga wabonaga ko bari bakuriye umutima oya mama teta yimpamagara sinanamenye ko wari wagiye kuri ibi bintu mwahoze nkagenda n'amaguru iriya ni za siteresi za bariya bene wacu ariko teta twongere tuvugishe iriya kaya ari ikomeye kubita no gukomeretsa iriya kaya ari ikomeye gusa nari ndwaye nta muntu uyobewe ko Clarisse na n'ubu akiri mu bitaro uzi ko na n'uyu munsi akiri mu bitaro ahubwo ari muri koma si uko ari umuryango nyine tukomeza tubacubya ari muri koma arenda gupfa wagira ngo azavamo ntabwo azavamo ameze nabi ari guhumeka akakuka kanyu erega buriya yarahiye amaboko ahaye amazi ngo yamenetse mwamutwitse mu gituza aha hose harahemba ese yatsitayemo ubundi tuzi ukuntu babigeza numva bigeze numvaga biyamye ngo mwategeraga imbere y'umuryango ndabizi ukuntu babigenza ntabwo uzi bizaho nari ndyamye none se mama teta ko bavuga ngo wamumenyeho amazi ngo mukubita umuhini wo mu gahanga none se ko uzi ko bavuga ngo yaguye yubamye amazi yaje kugera mu gatuza ate kandi yaguye yubamye oya dada ikigaragara ni ko mama teta yanga kwemera ikosa ariko byo yakoze ikosa ariko nanjye kariya kanya sinari kumuvuganira oya umuryango wari kukurya nakubwira alo naho neza amakuru ni meza namwe muri aho ninde tuvugana muganga ngo bimeze bite mwana wanjye ari aho
ayiwe mana yanjye we ayiwe we ngo ngwiki ngo Kararisa arapfuye ayiwe mana yanjye we ibi ni iki koko we Uwiteka we ibi ni ibiki koko mana yanjye we ibi ni ibiki bose tati ko ari gusakuza wayi rero ndi kuvugana na muganga nawe umva amatwi tega amatwi wumve ngo arapfuye oya ayiwe ayiwe ngo bigenza gute ko mwanganye ta ihangane no kwimana Kararisa arapfuye bira ngo Kararisa arapfuye ese ibintu biri shete watushe Kararisa arapfuye arapfuye kwa muganga ngo Kararisa barapfuye reka ni gute swingi bakimwe ni gute batatu Kararisa arapfuye ese tatugiyeyo nawe nibyo bintu uri kuvuga ntago wacishetse ukabanza kubwira watubwiye uri muhamagara umuntu uduhamagaye ntabwo mbona kubyumva se gaceceka Kararisa arapfuye akomanya agatima kahise kajya mu nda noneho watangiye kwishima natwe turishima wabaye wanjye imbaraga zimaze kuba nkeya rega urananiwe ugomba kwicara mu rugo rwawe n'ibyo nuko ese ubundi ugaheruka kurya n'urugendo rumaze kurumbanya n'umunsi mwereza umwana wanjye nkora kandi babwira warigiye kunsomera wajya ugira impuhwe ukagira n'imbabazi kandi ukamenya guca bugufi nawe iyo umugumana ntabwo twari kubabara wirenganya mama wawe umwana asanzwe ajya kwa nyirarume akabaye akabasura urumva yari yagiye kubasura ntabwo yari yamwikuyeho urumva nimureke tujye inama y'ukuntu twashyingura umwana hanyuma ahasigaye dusigare turi umuryango ese ubuye ko turi umuryango kuko jewe na Clarisse yanyibwiriye ko biri ari byo agiye yongeraho ariko nta rwango bifitiye yarimbwiye nuko ntari bwabona umwanya wo kubikubwira ta Paul sibyo Paul ihangane mukuru wihangane kuri ihangane mama kararihangane ndabizi gusenga Imana ikuntera amahoro yo mu mutima kandi Imana ikunkomereze wihangane ubabarire sibyo uko atari wowe upfushe ndabizi ese mfushije wowe wakwishima ntituve indimwe nuko uvuze mama karari uri mukuru wanjye nuko uvuze tuve indimwe uri mukuru wanjye ubu se wapfushije njye sinapfushije mama karari turi bamwe wikomeza kuvugira uriya mugore afite umunwa azi kwivugira mbabarira ntabwo uzi kuvuga uburyo bakuvugira babwiye njye nabwiye umwana wanjye ajya kurya umunsi mwasanze nta kuryamye yagize imbaraga zo kurya umbaze ko atemera n'icyaha agira imbaraga zo kumera abuze imbaraga zo gusaba imbabazi ako ni mukuru ubwo yemera icyaha nta muntu wese navuga cyangwa avugisha muje gusaba imbabazi ubundi muragenzwa n'iki ntabyo mbabazi nabwiye ko umwana yagize imbabazi cyangwa ari icyaha yishinja uri kumva ari icyo yishinja ubundi rero njyewe ndashinja abaganga ko ari wanyaciye umwana ubundi rero reka mbabwire twari bataramubyarira njyewe nta n'ikintu ari kubivugaho ese mbere uragira ubwire nagira nama musinzi ko waturutse mu cyumba atatu wasanze ndi hanze cyangwa ako kanya wasanze ndi hanze nyine reka nkubwiye mami ntabyo nzi pe ntabwo nzi ko byagiye waba ahantu umenya umuntu amazi ukamenya ko utereka isafuriya ako kanya kitaka ukayitugira urumva urabona ko
turi kumusererana tuvuye kumucyura kwa shangazi niho yabaga tuvuye kwa shangazi niho yarari noneho ibi byago rero twari kumwe na papa oya nk'ibabana ntitwabasiganye ibi byago rero uriya joro yarayatashe ibi byago rero ntabwo twari tuzi ko Clarisse yapfuye kuva kiriya gihe rwose nari kugambana n'umuntu bamwise umugore gice ubwo njye nari kwitwikira yiswe umugore gice ukabana n'umugore yabaye igikara reba n'ukuntu yabaye reba abagore yabaye igikara ni ukuri ushaka n'abakobwa uzashaka nawe urabizi ko ari igice se ubundi uracyamworoye mwiki imuririra ibyo mubwira na tantine wiwe yatubwiye ati umwana wiwe amasigaye yigaya wenda nimba n'umwana agize ubundi se kuva yajya mu bitaro yigeze adusura cyangwa ajye kureba uko Clarisse ameze ntabwo mukuzi ariko ubu burwayi izo ndwara zawe zidakira indwara yamuguye ntabwo utwita uburwayi ahubwo ntabwo uzi ko utwita uburwayi uzi ngo utwita uburwayi ari imana yakinze ntabwo nshaka kukubona hano kuko mama wanjye ari kukubona akarira asoma kugenda aho wabwiye mama wawe akihangana akagira imbabazi urumva imbabazi zibaho urumva kugira imbabazi ni ngombwa nawe uriho uragira ndagira imbabazi z'umuntu utazi yazi gusabye ariko kuri ubu yazi ubundi nuko ari imana yakinze muramubwira ngo nsambaze ngo yahakanye ko nta kintu yakoze ntabwo nzakwishimira uburwayi nari ndwaye urabuze iminsi nambayeho ntaryoha bigize ngiye njye kwikoranya umuntu mvuga ngo nafashe amazi isafuriya nagiye kuyitereka ntiwabibona ngiye kuyiterura ntiwabibona ndenda ngera mu nzu ndaryama ibyo bintu mwamara kubimbwira ntabwo wasanze njyanye niyoroshe nanone none se biriya bise birabikundira erega nakubwiye ngo wowe kugwa sibabwiye nyirasekuru nako nyirarume ko nari nibereye n'ahangaha twaturi kubisubira no kuba byanjye Clarisse agiye ari kumamiriza ko ari wowe wamennye ariya mazi ntabwo we yabikoze kuko twamaze gutongana amubwira ngo ashiririshe umuceri urabona buriya bunini bwa Clarisse nawe nyitura uburakari yari yananyoye noneho hariya na wanjye wowe ubwo yenda ko nyitura kuko twe twabanje gutongana ukuntu yanyereye ako nako sinavuye aho urumva anyereye ku rubobi y'amazi ayateruye ari yicaye iruhande rw'imbabura yikubita hasi amazi amumeneka ugiye utanyarana n'imiryango umenetseho rero akubita n'umutwe hehe ni umwaku nyine nawe amenye mu mategeko kwitwararika urakaje ntabwo ari aha rero ubwo ngubwo ibyo ngibyo ngiye muri kuvuga ndi kubyumva mumfashe tubyumvishe mama kuko mama we ibyo bise ko bimutera mu maraso twese turahombye mama Clarisse twese turahombye none se Clarisse ntiyari umujyambere Clarisse ntiyari umwana wacu Clarisse ntitwumvikana Clarisse ntiyajyaga anyaruka akaza akanagenda amazi gusa si uko umwana umaze ukwezi n'iminsi mu bitaro ibyo bisaba byari byorohe umwana yarababaye nawe buriya wikoze mu nda uriya agomba gupfa agomba gupfa uriya agomba gupfa kuko ari muri koma kandi kugira ngo agaruke umwana mbega ariya mazi yageze mu mitsi yaramushwanyagije iyo muganga akubwiye ngo ahasigaye n'ah'Imana burya aba yayamanitse niyo mpamvu rero utavuga ngo baragutereranye ahubwo nawe wagize ubwenge uhungira hano kugira ngo umuryango wari kuwukira noneho afite uriya mwene nyina wavuye hanze isasu arabaza nyina ati kuki wagiye kureresha umwana twari twabuze icyo kubuka umwana akavuga ati koko mama amafaranga naguhaga kuki atareze mwene mama buriya byari by'ubusinzi n'uburakari bw'umuryango kandi nanjye sinari kugushyigikira ndeba uko wagize umwana wawe kuriya ndababarira kandi nanjye mubabarire urakoze mwana wa mama urakoze akazi wawe ntabwo mpita gutahana tujye mu rugo nazaje oya none ko shangazi ntawe uhazi shangazi turamutegereza ahubwo turaje turebe ukuntu twamuhamagara ariko turagucyura uzi ko tugomba kubona mwana ndi mu rugo nagiye mu kazi nindayo
n'aka kazi kanjye nkora nako agiye kuzansigamo imvune pepepepepepe. wowe ushaka njya kureba abantu bo muri uru rugo mu nyange. ni sawa ubwo mwaje yaba iki mwaje mutambwiye. agahinda se kiki kandi mwe mumeze neza. mu rugo twari dusigaye twibana twenyine. gute se kandi murabo neza. ese ko umufasha wanjye yari yaraje. nicyo cyakuzanye se. ariko da ko ndi kubona se nta kibaye mwana we. njyana yo bwoza nihanganira nyine. urugo rwa wenyine ruroroshye ko umwana wanjye se yababaye byagenze ute mukobwa we ni amahoro. ariko si igikobwa cyanjye basi hanga wihanganye gato mwana wa. ihangane gato ndaje tubivugane. uraho neza. uraho neza mama. yego amashanyarazi turacyahubira. ndashima imana. yego ni byiza. yego mwadusuye. babasuye mwana wanjye se ko mbona mwamurije ni amahoro. turabona n'ibikomere. yahuye n'igikomere. ihangane mwana wa. ihangane mama. ihangane ibi bibaho. nibyo twari agahinda rwose. nibyo twari ariko se turabisubiramo mwana buretse kamanze ricaye ntuki nanjye akazi kaba kambanye kenshi ni imvune zonyine. natwe turi aho urabona muramukazi wanjye na musaza wanjye mama teta yagiranye ikibazo na Rosine. ngo yagiranye ikibazo na wa mwana wa mukuru wawe. nawe beza bikubwira. ntabwo wabimenye. oya umwana wanjye nabonye azarushye aza ababaye abinyuramo gake ko nanjye n'imvune z'akazi birirwamo n'iki sinabona umwanya wo kumutega amatwi neza. nari nateguye ko uyu munsi ahubwo ndi buruhuke. bagiranye ikibazo sinzi impamvu atabikubwiye. bagiranye ikibazo ngo muramukazi wanjye amumenaho amazi ashyushye. ariko burya na rozete ntiyoroshye. ntabwo yoroshye. arangije yiratiraga muri abo basore amukubita umuhini wo mu gahanga. nsuzugurira umwana nyine. ari mu bitaro ari muri koma. muganga yatubwiye ati ahanjye amaboko ndayamanitse ubu hasigaye aho Imana. bivuge ko uyu munsi cyangwa ejo Rosette yakwitaba Imana. mu ijuru we Imana imutabara. hanyuma rero haje kuba ikibazo muramukazi wanjye nyine bariya murumuna wanjye nawe amubwira nabi na mukuru wawe na murumuna wa Rosette uriya wabaga muri Amerika. araje nyine biba ibibazo. biba ngombwa ko amashagaga y'ubusore niwe yamubeshaga. biba ngombwa ko na teta ko ari nka nyina wabo bahunga mama wa teta. ariko nkabwira mama wa teta navuga nti rero ibyo ari byo byose ibintu byose birashoboka. ntabwo buriya satani rero ntabwo azaza ku giti ntabwo azaza ku ibuye azaza hagati muri twebwe. ndamubwira nti rero komera utuze uko bimeze uko ariko kose nta mvura idahita. bafata Rosette baramutwara na teta aragenda. amaze kugenda ubwo nsanga musaza wanjye n'uyu yarahukana rero mama teta. ariko nareba inda ya mama teta nareba uko ameze. n'imvuka ndabona igiye kuvuka mbona twaramutereranye. kiragiye dutongana ntabwo nari nzi ko atwite. yego ndengana gutyo umuntu imbaraga ari nkeya ariko simbona ko atwite. noneho aho naje kumenyera koko abamama ndatwite cyagiye impamvu nabwo nuko nabaga uriya mwana yavuga nabi akavuga ati n'ubundi n'umwana wa mushiki we. ariko bivuge ko ungarukire musaza wanjye nawe ntabwo. hanyuma rero papa teta nawe ndareba ngasanga utaritaga ku by'urugo. ni gute umugore yatwita inda ikarimba urabona tugeze mu ivuka ikaba igeze mu ivuka ukaba utarabimenya. buriya noneho urabona iby'akazi kenshi nkatabwije nkatabwije ukabundi mba nisomwe n'agacupa ntareba yigize nk'umuntu udafite imbaraga nanjye sigira icyo nose ubwo nari kuba nzi ko atwite nkarenzaho nkabwira ati wa mugore sohoka agenda. ahubwo byari byane by'umujinya nuko ndeba umwana wanjye nawe amutwite ndavuga ati n'ubu ntabwo yajya mu bitaro yasigare mu nzu. ubwo nahise mvuga ati mvira mu nzu nta kubana n'inyamaswa. ariko nyuma ngiye numva na sisita wa undi murumuna wawe yamubwiye ati yagiye atwite. noneho ntekereza nyuma kuko abadamu batwite bagira akantu k'umushiha noneho agashihura umwana nawe ntabirebe ko ari umubyeyi utwite. avuga ko iyo ari umugore gica
oya byo umugore gica umugore wananira abo mwagatwisha bose barambeshya ni kwa kundi ariko byo matita jewe ntange sombe nani muzi nange sombe zibi byo nyine by'amakimbirane nanjye ngitarira ubona mwe agacupa nanjye akanyuki nabi bitewe n'ubwo nabajije mukuru wanjye arambwira ati umugore ati papa teta ati musaza wacu umugore yazanye aha turiya ni umugore gica ati umugore utamenya gufata umuntu neza umugore w'umunyamwaka umugore uvuga nabi umugore umweru bitatu ariko ngewe ikintu nashatse naravuze ngo nzikurikiranira mama teta menye uko bimeze menye koko ko ari umugore gica ariko naje kureba ndavuga nti ibyo ari byo byose ndabona mama teta nta kibazo bameze kose umweru bitatu ni byinshi erega buriya simba aciye mu ijambo mwakomeje kwiharira ijambo ndaceceka buriya mba ngira ngo numve ikosa ry'umwana wanjye turikosora uyu mwana naramwirereye ndamuzi nyirasenge si hirya si hino yarandeze aransindagiza dore ko umaze kungana umwana n'umwana wanjye uwo mutima mubi rero ntaho yawukura icyo akora wenda bitewe wenda keretse byaratewe n'umugabo wiwe niyo watuma umwana wanjye azana uwo munawe ntabyo muzi we pe matita wabonaga ko iherezo ari ugushwana rero reka tugushe ku ngingo kugira ngo njyewe nyine mba gushiye ku ngingo njye numvaga n'imbabazi mwagenda yambabaye reka tugushe ku ngingo rero umwana wanjye naza agiye kurererwa mu gasozi twari tuje gusaba imbabazi ariko tuza imbabazi twari tuje gucyura imbabazi zanyu namwe ese ubu umwana mugana kugira ngo umwana nzazi icwa no kubabona dahagaze kubabaza uwo mwana ati ntabwo bizongera biriya ntabwo bizongera mwandekeye umwana akabanza agashira agahinda akanaruhuka ese shanga reka nkwibarize ntabwo bizongera kukubwira ko Rosette ari muri koma kuba muri koma se bivuze yuko umwana wanjye yajya gushavura nyine muri umva Imana nkubwire ikintu nshaka kukubwira sinshatse kukubwira ko umwana yajya gushavura ibintu byose birashoboka umwana yabonye rero umwana yabonye mama we ibintu akoze mu nyina mukuru ariko we iryo jambo uri kuvuga iryo ngiryo urarizi aho umubyeyi arinda kwambura umwana umubyeyi w'umupapa nk'uyu akambura umugore umwana akamureresha ahandi kugira ngo we barabona umwana yifatiye umwanzuro teta ni inkumi yaravuze ati umva agiyeho kugira ngo mbane na mama gica kuriya reka muhungu ahita kwa mama gica mama wanjye gica mama nyine kubera ko yarabonye ukuntu nyine niyamyuka bari bamubizi oya yarabonye Rosette ahantu aryamye n'ukuntu ambirasi ije kumufata arangije aravuga ati mba ibi bintu bamukoze nanjye ntabwo ubwo ntabwo ari Rosette se wambibiyemo umwuzukuru oya tuzanye na dada turahita tunyura kwa murumuna we turebe n'uko umwana wawe ameze sibyo ariko rwose ahubwo na Rosette turamucyura atahe ajye mu rugo asange mama we teta we ni ngombwa kugira ngo abe mu rugo ndetse amare mama w'umubaba rwose ubwo niyo mpamvu ushaka ko mama teta ataha akajya mu irungu ryaranyishe akaza tukamutetesha ariko ubundi wimbwira ngo irungu ryaranyishe yuza kumvira umugore wawe ntabwo ibi bintu byose biba birinze kuba aya ntabwo babarira kandi reba nk'uyu nguyu wo muntu muri kumutoza ubuhe niyo mpamvu dushaka ko uyu mwana akwegera se yamara kwegera se icyo ngomba guca ibyo byo umugore wanjye bamwita umugore gica ibyo nyine nabyo bibaza umugore wakwitwa umugore gicaye uriya mwana watoje buriya burara ntumutoze umuco ngo yubahe umugore ibyo ntabwo mbyumva ahubwo n'umwana njye nabe yicaye ahuke mundekere umwana aruhuke aho wakwita umugore gica wakwishima twaje kumucyura umugore gica ntabwo umuntu ushaka umubwire nabi nanjye ntabwo aba asize ariko kuki wemeye ko iryo zina byose ukuri tati ariko ntabwo wabuza abantu kuvuga impamvu nazanye na mushiki wanjye mukuru ntabwo wabuza abantu kuvuga abashe kugira niba waza ngo ntabwo yabonye kuyomba ariko rero reka nkubwire n'iryo zina rikibagirana nyine tugiye guhapfukirana noneho w'umugore mwiza tubabarire twaje gucyura umubaye se ntabwo bizongera nanjye nzamwegera nkamuramuka noneho n'ikimenyimenyi nanyemerera tugataha
tujye tunyura kwa murumuna wawe uhita ufata teta muhite mutaha tujye mu rugo umwana ajya mu gasozi ngiye kugufata neza nka muramukazi wawe ngiye umunsi kukwitaho n'ibiri akantu gatoya kazajya kabona bakubwiye nabi ujye umpamagara musaza wanjye ndamugeza turatashye rero nibyo se buri munsi uzaza uhora nk'injye mubajyanye kwa muganga ntabwo bizongera kandi nabyo n'ibiriya byari byabaye erega burya si umwana njyemo mu nzira bagemura erega burya satani ni ibyo ngibyo bikwiye kwikorera wari uzi ko satani ari umugabo ntabwo bikibaho satani ni umugabo ntabwo bibaho rwose rwose tati kingo n'izamba bizongera ntabwo bizongera ko ibi bintu ukuri kw'Imana ihoraho pe ntibyongere fata umugore wawe neza ntibuzongere kandi kumva imbabazi ariko papa teta ubundi buriya uzi agaciro k'umugore mu rugo cyane ubwo se noneho umuntu amenya icyiza ariko atakibona nacyo yego nk'ubu mbere n'ubundi umuntu amenya akamaro k'umugezi ngaruka amazi yamaze kugira gute yashize muri robine nibwo umenya ko robine yari ifite akamaro kuko yazanaga amazi none yabuzemo ntabwo wareba imbere ubu rero wamaze kumenya yuko nyine ari sawa mbega ni rwa rugo nyine rutarimo umufasha hasi nanjye nageze kwa papa teta ndabanza ndakoropa ndakubura muzi ibyombo nubwo wowe uri mu kazi wawe iryo zina wowe kuki uryumva nkumva uri kurikuririza ngo wamwishe umugore ngo gicarya ngo nibikirega muri twacu rega yibera za ruhango hariya ubundi yewe ntabwo mbinahangara yavuye ku byumva uko rero kuko urwangiye mpamagaraga ati umusaza abura umugore ariko umugore ni umugore gica nawe nyine uhita wumva ko ari cyane ariko rero kubera ko njye nari ntaramubona iryo zina ngiye kurikuraho ariko noneho twavuze ko tugiye kurisiba ni ukuri mugenda muri sibe ntabwo nakanga kubaho umwana ataranatwite ajya no kureba undi mwana ubundi ngiye kuguha amahoro kubyara umuhungu keya nyinshi uhungu mbega humura sibyo sheri tubyara agahungu twishimye agakobwa naho ngo agenda hera umugabo yamukurikiranye baramutanga agataha kandi icyo musezeraje ni uko nisubiyeho kandi no kumva twa tudomodomo twi bavuga ngo turakoze kuba urakoze gisharata amaboko mukambabariza umwana rwose ibintu simbishaka itangire rata tujye mu ntawe mu rugo nubwo ntabishakaga ariko kubyemera umubyeyi wanjye ndakubaka ndagukunda mwana wanjye genda wubake uko zubakwa kandi ujye wihangana umugabo aragukunda yamuvuze ko agiye kugira ibyo ahindura nuje ko ndi kumwe na tata ko yahumura mwana we nanjye ntabwo nakwishimiye ko urwaye rwasenyuka ahubwo ugenda amahoro mwana wanjye nzaza no kureba ko wageze mu rugo yego mwana we genda amahoro rwose Numamagaye izi saha alo alo amakuru ninde umamagaye wajya ugira impuhwe ukagira n'imbabazi kandi ukamenya guca bugufi nawe uyu mugumana ntabwo twari kubabara wirenganya mama wawe umwana asanzwe ajya kwa nyirarume akabayo akabasura urumva yari yagiye kubasura ntabwo yari yamwikuyeho urumva nimureke tujye inama y'ukuntu twashyingura umwana hanyuma ahasigaye dusigare turi umuryango ese ubuye ko turi umuryango kuko njyewe na Clarisse yanyibwiriye ko biri ari byo yagiye yongeraho ariko nta rwango bifitiye yarimbwiye nuko ntari bwabona umwanya wo kubikubwira Paul sibyo Bore ihangane mukuru wihangane kuri ihangane mama kararihangane ndabizi gusenga Imana ikuntera amahoro yo mu mutima kandi Imana ikunkomereze wihangane ubabarire sibyo uko atari wowe upfusha ndabizi nese mfushije wowe wakwishima ntituve indimwe ni ukuvuze mama karari uri mukuru wanjye ni ukuvuze tuve indimwe uri mukuru wanjye ubu se wapfushije njye sinapfushije mama karari
turi bamwe. wikomeza kuvugira uriya mugore afite umunwa azi kwivugira mbabarira ntabwo uzi kuvuga uburyo bakuvugira babwiye njye nabwiye umwana wanjye ajya kugira ujya munsi mu mwasanze nta kuryamye yagize imbaraga zo kurya umbaza amatembera n'icyaha agira imbaraga zo kumera amazi abuze imbaraga zo gusaba imbabazi akora imukoro ubwo yemera icyaha nta muntu wese navuga cyangwa avugisha muje gusaba imbabazi muri muragenzwa n'iki ntabyo mbabazi nabwiye ko umwana yagize imbabazi cyangwa ari icyaha yishinja uri kumva ari cyo yishinja ubundi rero njyewe ndashinja abaganga ko wanyaciye umwana ubundi rero reka mbabwire twari batarangira njyewe bamuhaye yaburetse nta n'ikintu ari kubivugaho ese mbere mubwire najya nama musinzi ko waturutse mu cyumba atatu wasanze ndi hanze cyangwa ako kanya wasanze ndi hanze nyine reka mubwire mami ntabyo nzi pe ntabwo nzi ko byagiye ahantu umenya umuntu amazi ukamenya ko utereka isafuriya ako kanya kitatugira tuvuye kumucyura kwa shangazi niho yabaga kwa shangazi niho yarari noneho ibi byago rero oya nk'ibabana ntitwabasiganye ibi byago rero ibi byago rero ntabwo twari tuzi ko Clarisse yapfuye kuva kiriya gihe rwose nari kugambana n'umuntu bamwise umugore gice ubwo njye nari kwitwiki yiswe umugore gice reba n'ukuntu yabaye reba abagore gice ni ukuri ushaka n'abakobwa uzashaka nawe urabizi ko ari igice se ubundi uracyamworoye mwiki ibyo mubwira na tantine wiwe yatubwiye ati umwana wiwe amaze igihe yigaya wenda nimba n'umwana agize ubundi se kuva yajya mu bitaro yigeze adusura cyangwa ajye kureba uko Clarisse ameze ntabwo mukuzi ariko ubu burwayi izo ndwara zawe zidakira indwara yamuguye cyangwa utwita uburwayi ahubwo ntabwo uzi ko utwita uburwayi uzi ngo utwite umwana uburwayi kirego ari imana yakiza ntabwo nshaka kukubona hano kuko mama wanjye ari kukubona Clarisse aho wabwiye mama wawe akihangana akagira imbabazi urumva imbabazi zibaho urumva kugira imbabazi nawe uri huragira ndagira imbabazi z'umuntu utazi yazi gusabye yabisabye ubu ari imana yakinze akamuha ntabwo nzakwishimira imbabazi uburwayi nari ndwaye urabuze iminsi nambayeho ntaryoha bigize ngiye njye kwikoranya umuntu mvuga ngo nafashe amazi isafuriya nagiye kuyitereka ntiwabibona ngiye kuyitera ntiwabibona ndenda ngera mu nzu ndaryama ibyo bintu mwamara kubimbwira ntabwo wasanze njyanye niyoroshe none se biriya bisebe yabikundiye erega nakubwiye ngo wowe kugwa siyabwiye nyirasekuru nako nyirarume ko nari nibereye n'ahangaha twaturi kubisubira no kubabwiranye Clarisse agiye ari kumamiriza ko ari wowe wamenye ariya mazi ntabwo we yabikoze ko twamaze gutongana mubwira ngo ashiririshe umuceri urabona buriya bunini bwa Clarisse nawe nyitura uburakari yari yananyoye noneho hariya na wanjye wowe ubwo yandika ko nyitura kuko twe twabanje gutongana ukuntu yanyereye ako nako sinavuyeho nawe anyereye kuri ububi y'amazi ayateruye ari yicaye iruhande rw'imbabura ayikubita hasi amazi amumeneka ugiye utanyaranye n'imiryango umenetseho rero akubita n'umutwe hehe ni umwaku nyine nawe amenye mu mategeko kwitwararika urakaje ntabwo ari ugomba ibyo ngibyo ngiye muri kuvuga ndi kubyumva mumfashe tubyumvishe mama kuko mama wabyo byose ko mubwira mu maraso twese turahombye mama Clarisse twese turahombye none se Clarisse ntiyari umujyambere Clarisse ntiyari umwana wacu Clarisse ntitwumvikana Clarisse ntiyajyaga anyaruka akaza akanagurira amazi babona kiri mu rukoma ukuntu yajyaga agura umugati mwiza n'akabure kamukanzanira akavuga ati tante wanjye akimwe dore uko ameze hari igihe babonye agiye bagira umwugushije mwenda akaba nawe yapfuye njyewe ntabwo byemera muganga niwe utwibwire ko yapfuye ko abibeshe ariko yapfuye
muganga ntabwo yahamagara byemera muganga ntabwo yahamagara kandi ari uwahamagaye kandi nta muntu wari uriyo oya nta muntu wari uhari bari bagusize tanga Paul wabere kirimo ngaho nimubabarira nimusabane nirakubwira ririya joro Clarisse yagiye mu bitaro nawe bitamwirukana nawe namwirukanye ari mudugudu baje kuza ari intambara ze ngiye umwana urimo numva ngo n'umwana gusa noneho turi kubura batatu nshaka kumva izo sitori twihanganire kuko twese iherezo ryacu tuzanyura mu rupfu ariko urwo rupfu rwacu twitegure ntituzagendemo nabi wabona na ntabwo ari igihe cy'imbabazi ntabwo ari igihe cy'imbabazi mwimbwira ubusa kwihagarire kuri iki gihe n'Imana iraguhumugisha n'Imana irasubiza aho ukuri by'ukuri genda nawe wuguye umanika hagati wicaye wajya ukamanura ntabwo utari kwemera icyaha ntabwo najya kubyemera undi ntabwo twagira uko dufasha umuntu ngo nirangire icyiza akababara ariko ku munsi azumva ikibazo ndimo kumubwira azamva imbabazi ndamwumva kuko umuntu wapfushije umuntu ariko sinajya kubyiyemeza gutya tumushinguza ubu rero hasigaye tugiye kureba ukuntu twashyingura Clarisse tugiye gushaka isanduku tugiye kureba ukuntu bamugira muri morgue hanyuma dushaka isanduku dushaka ibintu byose nyine byo gushyinguza Clarisse ndetse turamurekera kwa muganga ntabwo tumurekera kwa muganga rero mama Clarisse we nyine yihangane nakomeze kwihangana ntabwo tukwanga mama Clarisse ntabwo tukwanga Bella egera mama wawe umubishe ko agomba kumwita mama ndaza kuza kumuvugisha n'ikindi kintu ahubwo nababwira njye nari mbabwiye ngo tugende tuyazana umwana wanjye numva ari ibintu bisanzwe ko muri mukazi wanjye nubwo akibabaye azanyumva ndabizi ntabwo umwana mujyana ntabwo umwana na mugenzi we bamarikira mama we nubwo amaze gutya nzi ko azagera akanyumva ntabwo natwara umwana ntabwo wamutwara kandi bakiri kumwe na muramukazi wawe Satani ni umugome ariko nyine bizamubona aho utaha bose ndamwumva pe umuntu ubuze umuntu ariko nanone nanyumve nanjye aravuye imbabazi nta kibazo byaba byiza wowe na anti mugiye kujya ubwo bibaye no kuwawe ubwo se umuryango bakabahereza uwo muntu nyine arajyana na uwo mubiri wacu bakawubahereza bamara kuwubahereza natwe mugasanga ari ibindi bintu tumaze gukora hano ngaho sibyo kurikirana ibyo ko njyewe meze gutya ntabwo nemera kureba ukiriba ubwo arajyana na nyirarume turajyana nta kibazo turajyana turamutunganya kugira ngo tukurikirane ukuntu twashyinguza Clarisse pe muri katuze ko nanjye si byoroshye ariko nanone azanyumva yaryama se kandi dukeneye kugira ngo agire ntabwo tetanye umutwe n'ubwo nanje kumutwara n'umwana wanjye teta ntari tuzazana nicyo cyari kinyujije pe ariko sinanzi ko ibi byabaye ndabizi azanyumva ni mu mwihorere twese turapfushije ariko mwana cyokora mami nanjye nkwaye imbabazi pe narakurakariye numva nanjye ikintu no kugaruka muri uriya rugo nabwiye tante ngo amindurire ikigo yamubabarire kuko ari we byaturutseho ntabwo yagatungutse no muri uru rugo ukuntu afite ubukwe afite sheri none aragiye Clarisse yari afite fiyanse Satani ni umugome afite ubukwe bujuje mu kwezi kwa mbere twari twarazisohoye yewe Satani ni umugome cyododi nawe Paul ntabwo nari nzi ko watandukanye na mami ibyumweru bibaye bitatu nabo mbona nanditse dadi ntabwo uzi ko ubukwe bwa Clarisse bwari kuvaho hajyaho n'ubwabe rero nanditse bari igikarama si mami wabagaye afite n'ibibazo neze wabonaniwe n'iki kutarya resitora hasi umutima mutuze njye nakubabariye bitagize Bella ngo sinabyo ko bibonetse byose Bella ngo no guhangayika no Tantine waramubabarira ko Bella yakubabariye gusa kubyakira nawe kandi rwose urakoze be Imana iguhe umugisha nongere mbinginge kari mami wanjye ningora mbisaba ikindi kimwe nk'abakobwa banjye nubwo shitani tuyiganyije tukaba tumubuze numvaga mbasaba n'abana banjye numvaga munkundiye mwaba bakobwa beza b'imitima
murabona ko tubuze urungano rwanyu kandi tubuze umwana twakundaga. Mumbabarire mukomere ku busugi bwanyu, mukomere ku rukundo rwanyu mwakundanaga, byibura muzambike ababyeyi ikamba, niho umubyeyi azahora agahinda neza. nta kibazo mami, urakoze kubyiza impanuro nazo zaba zikenewe. Imana iguhe umugisha nawe. ubwo tatu ubwo naje kundi nyine ubwo niba mugiye kwa muganga kureba ibyo bikoresho nyine ejo ubwo tuzamushingura nako. Mama Bella akomeza wihangane. ntacyo mama Bella ihangane rwose, ubwo nanjye reka njyane na musaza wanjye tugende tujye gushaka ibikoresho Mami byo gushyingura nta kibazo, ubwo nyine nitumara ikiriyo kirangira nanjye nzahita naha nacyo. kandi ukomeze kwita neza ukabebe. sawa rero usigane n'Imana mube hafi. Yari gende buhindukire reka. turagaruka nyine tugiye gushaka ibikoresho ariko turagaruka.